فهذه دعوتنا إني جوفق أبو تمرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، turacyakomeje cyangwa se dukomeje imihadara yacu ya hadhihi da'watuna, imihadara yacu ivuga ngo iyi ryo vuga butumwa ryacu ari ryo da'watu salafiyya, ari ryo vuga butumwa ry'abeza batubanjirije, ivuga butumwa rishingiye ku gusobanukirwa Qur'ani n'imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, bishingiye ku misobanukire y'abeza batubanjirije uhereye ku basangendo b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'ababakurikiye mu byiza mu binyejana bitatu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yatatse. Ejo twarebeye hamwe yuko umusingi wa gatatu mu misingi aba ikhwani n'abasururiya banyuranyije n'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, banyuranyije n'abantu ba sunna mu muryango w'ibijyanye n'ubuyobozi, banyuranyije n'abantu ba sunna mu buryo butatu bukurikira. Uburyo bwa mbere nuko baguye mu ikosa ryo kwigumura ku buyobozi mu mvugo. Twarebeye mu busobanuro bwo kwigumura mu mvugo. N'uburyo bwa kabiri banyuranyije n'abantu ba sunna ni ukwigomeka ku buyobozi mu bikorwa, mbega bagashyira mu bikorwa ikintu cyo kwigomeka ku buyobozi. Twarebeye hamwe nko kurwanya umuyobozi no kumwigumuraho, ndetse tunasoma n'imvugo ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, aho yavuze ati ntibyemewe kurwanya umuyobozi yewe no kumwigumuraho ko ari we wese mu bantu, ngo nuzakora ibyo, uzakora igikorwa cyo kwigumura ku muyobozi cyo kumurwanya, uwo azaba ari umunyabihimbano utari ku nzira, ntabwo azaba ari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nta nubwo azaba ari no ku nzira y'Ubuislamu. Ndetse tunarebera hamwe yuko abasuri n'aba ikhwani baguye muri aya makosa abiri, yaba mu ikosa ryo kwigumura ku muyobozi mu mvugo no mu bikorwa. Ndetse tubona yuko bagiye bashishikariza abantu no kubagumura ku buyobozi bwabo bakoresheje uburyo bubiri n'amoko abiri yo kwigumura, yaba mu mvugo no mu bikorwa. Bagumura abayisilamu ku bayobozi babo, bagwa no mu cyaha cyo gushishikariza abantu kuzirura, kumena amaraso y'abayisilamu. Ndetse twanarebeye hamwe yuko wa madhhabu ahli sunnati qa'imun ala wujubi as-sam'i wa ta'ati li wulati al-amri bil ma'ruf wa tahrim al-khuruj alayhim. Ano twagarukiyejo n'imyemerere y'abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, imyemerere y'abayoboke y'abakurikiye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ishingiye ku kumenya yuko ari itegeko kumva no kumvira abategetsi bil ma'ruf, kubumvira ku neza cyangwa se mu byiza, kubumvira mu byiza, kandi ko ari ikizira byazirijwe kubigomekaho no kubigumuraho. وقد دلت النصوص الشرعية على أن الخروج دون توافر شروطه من كبائر الذنوب. ngo kandi igihamya z'idini zagaragaje ko kwigomeka ku muyobozi, kwigumura ku muyobozi bitujuje ibisabwa byabyo, bitujuje kondisiyo zabyo, min kabairi dhunub, biri mu byaha ndengakamere. Ndasubiramo, waqad dallat an-nusus ash-shar'iyya, inyandiko z'idini, igihamya z'idini. Ngo nivuga inyandiko z'idini ni Qur'ani n'inyandiko za hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Inyandiko z'idini, ama aya n'amahadithi yagaragaje yuko ala anna al-khuruja, yuko kwigomeka ku muyobozi duna tawafuri shurutihi, hatujujwe ibyangombwa, kwigomeka ku muyobozi bitujuje ibyangombwa, bitujuje kondisiyo zabyo, min kaba'iri dhunub, biri mu byaha ndengakamere. Ni ukuvuga hari igihe kwigumira ku muyobozi igihe byujuje ibyangombwa biba byemewe. turaza kubirebera imbere inshallah. Fa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi turutse
kwa Abdullah ibn Abbas Allah bishimire bombi we nase Abdullah ni umusangirangendo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama na Abbas ni umusangirangendo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Uyu ibn Abbas ni umwana wa se wabo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Base baravukana, se wa Abdullah ariwe al-Abbas na Abdullah se w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam base bombi baravukana n'abavandimwe. Abdullah ibn Abbas yakiriye hadithi ani nabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, iturutse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti man kariha min amirihi shay'an falyasbir, ngo uzagira icyo yanga ku muyobozi we, uzagira icyo cyose azanga ku muyobozi we, falyasbir, azihangane. Fa innahu man kharaja min as-sultani shibran, kubera ko wa wundi uzigumura ku muyobozi intambwe y'ikiganza, mbega pate imwe, agapfa yarigumiye ku muyobozi, mata mitatan jahiliya, azaba apfuye urupfu rwa kijiji, azaba apfuye nk'uko abantu bo mu gihe cy'ubujiji bapfaga bameze. Ni abantu batagiraga ubuyobozi, batumvyaga n'ubuyobozi, babonaga yuko umuyobozi ntacyo amaze, kuba ariho no kuba atariho babonaga ko byose ari kimwe. Azaba apfuye nk'abo bantu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Iyi hadithi yakiriwe na al-Imam al-Bukhari na Muslim. Iyi mvugo dusomye ahangaha, man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultan, kugeza aho hadithi irangiriye. Iyi mvugo akaba ari imvugo iri mu gitabo cya al-Imam al-Bukhari, hadithi y'ibihumbi 753. Naho muri Sahih Muslim haje imvugo isa nk'iyi, hiyongeraho igisobanuro twatanze muri hadithi. Hadithi yacu ni Ibn Abbas biturutse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati man kariha min amirihi shay'an falyasbir alayhi, ngo uzagira icyo yanga ku muyobozi we, mbega uzabona icyaha ku muyobozi we, uzagira icyo yanga ku muyobozi we, falyasbir alayhi, azamwihanganire. Muri Bukhari twasomewe haje falyasbir, azihangane. Muri Muslim hajemo ziyada, hiyongereho falyasbir alayhi, azamwihanganire, azihanganire umuyobozi we. Fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min as-sultani shibran, kubera ko nta muntu wari we wese uzigomeka ku muyobozi, nta muntu wari wese uzigomeka ku muyobozi bingana n'intambwe y'ikiganza. Famata alayhi, agapfa ari kuri iyo nzira yo kwigumura ku muyobozi, agapfa ari kuri iyo nzira, illa mata mitatan jahiliya, usibye yuko azaba apfuye urupfu rwa kijiji. Uyu muntu azaba apfuye urupfu rwa kijiji. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yarasobanura avuga ati ngo fa innahu man kharaja min as-sultan, kubera ko wundi uzigomeka ku muyobozi, ay min ta'ati as-sultan, mbega uzigomeka kanga kumvira umuyobozi. Kwigomeka ku muyobozi cyo bivuze bisobanuye ngo uzigomeka akanga kumvira umuyobozi. None aravuga ati wa qawluhu shibran, n'imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze ati uzigomeka ku muyobozi bingana n'intambwe y'ikiganza, mbega bingana na pate imwe. Aravuga ati wahiya kinayatun an ma'siyati as-sultani wa muharabatihi, ngo kwigomeka ku muyobozi bingana na pate imwe, ngo bisobanuye kwigomeka ku muyobozi, kutumvira umuyobozi, wa muharabatihi, no kumurwanya. Mbega uzamwigomekaho ntamwumvire akanamurwanya, uyu nguyu azaba apfuye urupfu nk'urw'abantu bo mu gihe cy'ubujiji bapfaga bameze, babaga bapfuye nabi. Muri make uyu muntu azaba apfuye ari mu bitadi'un mal, ari umunyabihimbano, atari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ndetse azaba agize iherezo ribi, azaba agize iherezo ribi, kubera ko azaba apfuye nk'uko abantu b'igihe cya kijiji bapfaga nta buyobozi bafite. Ndetse al-Imam Ibn Hajar muri Fathul Bari azana imvugo ya al-Imam al-Kirmani rahimahullahu ta'ala, nizanye ubusobanuro bwinshi bwa al-Kirmani rahimahullah, agira aho avuga ati, aho al-Imam al-Kirmani yavuze ati wal muradu bil mitati al-jahiliyati, ngo n'igisobanuro cyo gupfa urupfu rwa kijiji. Gupfa urupfu rwa kijiji cyo bisobanuye halatul mauti ka mautil jahiliya,
ala dalalin wa laysa lahu imamun muta'un. Urupfu rwe uburyo ruzaba ruteye, urupfu rwe ruzaba rumeze nk'impfu z'abantu bo mu gihe cy'ubujiji babayeho, bapfaga bari mu buyobe, nta muyobozi bafite. Azaba apfuye nk'umuntu wo mu gihe cy'ubujiji wapfuye ari ku buyobe, adafite umuyobozi yumvira, adafite umuyobozi yumvira. Ngo li'annahum kanu la ya'rifuna dhalik, ngo kubera ko abantu bo mu gihe cy'ubujiji ntabwo ibyo babyemeraga, ntabwo bemeraga kumvira ubuyobozi. Walaysa almuradu annahu yamutu kafiran, byumvikane neza. Aravuga ntabwo hagamijwe yuko uyu muntu azaba apfuye ari umuhakanyi, yuko umuntu uzapfa urupfu nk'ubw'abantu bo mu gihe cy'ubujiji ntibisobanuye yuko azaba apfuye ari umuhakanyi. Bal yamutu asiya, ahubwo azaba apfuye yigometse ari umunyabyaha. Mbega azaba apfuye urupfu rwa kijiji ntibisobanuye ko azaba apfuye ari umuhakanyi, yahakanye yavuye mu Buislamu, ahubwo azaba apfuye ari umunyabyaha, ari umunyabihimbano, atari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Tugaruke mu gitabo. Nyuma y'ihadithi Sheikh yaravuze ati wali annahu yatarattabu ala al-khuruj alayhim min al-fawda wal-fasadi ad-da'afu ma yahsulu min al-jawr. Ngo kubera ko ingaruka zibaho mu kwigomeka ku bayobozi, ngo havamo ingaruka, mu ngaruka zivamo abantu kubaho mu kavuyo n'ubwangizi, ad-da'afu bwikubye, ma yahsul min al-jawr, habaho ubwononi, habaho akavuyo n'ubwangizi byikubye amahugu abaho aturutse ku muyobozi. Byongera nsubiremo, kubera iki umuntu atemerewe kwigumura ku muyobozi we? Impamvu nuko ku kwigomeka ku muyobozi babishamikiyeho akavuyo n'ubwononi birenze, byikubye inshuro nyinshi z'amahugu abaho yakozwe n'umuyobozi. Ni ukuvuga ingaruka mbi zibaho ku bantu bigometse ku buyobozi, ingaruka zabyo akaduruvayo kabaho, akavuyo n'ubwononi n'ibintu kwangirika, imitungo y'abandi ikangirika, ikibwa, ibisambo bikambura abantu, bikica, bigafata ku ngufu. Ubwononi buba mu kwigomeka ku buyobozi n'ibi bibaho nyuma yo kwigomeka ku buyobozi, ibyo bibi n'ubwononi baburenze ya mahugu umuyobozi aba akorera abaturage be. Niyo mpamvu idini ryadutegetse kwihanganira abategetsi bacu, kubera ko kubigomekaho no kubigumuraho no kubahirika, ibi bikurikiraho biba birenze bya bibi abayobozi bakorera abaturage babo. Wa alayhi fala yajuzu al-khuruj alayhim illa idha waqa'a al-hakimu في الكفر الأكبر البواحي الذي عندنا فيه من الله برهان. وعليه أين يماه دشينجي كريب بياتامبوتse كما غامبو ياتامبوتse فلا يجوز الخروج عليهم نبجيمwe kwigomeka kubayobozi illa idha waqa'a al-hakim, keretse igihe umuyobozi yaguye fil kufri al-akbar, yaguye mu cyaha cy'ubuhakanyi bukuru, al-bawahi buri ku mugaragaro, bugaragara butari mu rujijo, alladhi indana fihi, kandi ubwo buhakanyi bukuru yaguyemo tukaba tubufitiye minallahi burhanun, tukaba tubufitiye gihamya ituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nassun sarihun, dufite inyandiko yeruye. Niba ari aya ikaza yeruye igaragaza yuko iki kintu uyu muyobozi yakoze ni kufrun wadih jaliyun, ni buhakanyi bukuru bugaragara, dushingiye kuri ibyo fala yajuzu al-khuruj alayhim, ntibyemewe kwigomeka ku bayobozi illa idha waqa'a al-hakim, keretse igihe umuyobozi yakoze cyangwa se yaguye fil kufri al-akbar al-bawahi, igihe yaguye mu buhakanyi bukuru bugaragara, alladhi indana fihi min Allah burhan, dufitiye gihamya ituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si ibyo gusa, wa aqama al-ulama alayhi al-hujja, nabamenyi bakamukuriraho urwitwazo. Si ibyo gusa, umuyobozi yaguye muri kufu, yakoze icyaha kimuvana mu idini, yakoze icyaha cy'ubuhakanyi, ubuhakanyi bukuru, ahubwo nabamenyi nyuma yaho ngaho bakamukorera iqamatul hujja, nabamenyi bakamukuriraho urwitwazo, mbega bakamugaragariza gihamya, bakamuha gihamya zigaragaza yuko ibyo yakoze ari kufuru, ari ubuhakanyi, bakamukuriraho urwitwazo
ashobora kuba yakwitwaza bakamukuraho ubujiji, kuba bamusobanurira ubujiji yari afite bukarangira, niba yari yibagiwe bakamwibutsa, mbega bakamukuraho urwitwazo mu nzira zose. Wa uzilat anhu shubha, ndetse akanakurirwaho n'urujijo. Nyuma yo kumukuraho urwitwazo bamusobanuriye bakamwigisha, wa uzilat anhu shubha, akanakurirwaho n'urujijo yaba afite. Ashobora kuba yakoze icyo cyaha kubera urujijo yatewe n'abantu yizeho, agakurirwaho n'urujijo. Wa wujidatil quwwatu washawkatu allati yustata'u biha alkhuruju ala alhakimi wa izalatuhu, noneho hakaba hari n'imbaraga. Mbega abayisilamu cyangwa se abo bantu bashaka kumwigomekaho bakaba banafite imbaraga. Alquwwatu washawkatu byose bisobanuye ikintu kimwe. Hakaba hari n'ubushobozi, hakaba hari n'imbaraga bafite abanga bamwigumuraho, bashaka kumwigumuraho, bakaba bafite imbaraga zishobora gutuma bamwigomekaho, bigomeka ku muyobozi bakanamukura no ku buyobozi, bakabasha kuba bamukuraho bagashyiraho undi, bakimika undi. Bafite imbaraga zo kubikora. Ntabwo ari bya bindi abantu bakora byo kujya mu mihanda bajya gutera amabuye by'akavuyo, ahubwo ni igihe bafite imbaraga. Iki gihe mu bihe byacu turimo, mu bihugu byacu, ntabwo abaturage bashobora kugira imbaraga zo gukuraho umuyobozi. Abagira imbaraga zo gukuraho umuyobozi ni al-jaysh, ni igisirikare. Igisirikare kiramutse kibonye ibyo umuyobozi yakoze kikamwigisha, agasobanurirwa, umuyobozi agakomeza kunangira, icyo gihe igisirikare nicyo kiba gifite ubushobozi bwo kuba cyamukuraho kigashyiraho undi muyobozi, kubera ko igisirikare nicyo kiba gihagarariye iki, nicyo kiba kiyoboye igihugu. Nayo mpamvu umuyobozi iyo igisirikare kimukuyeho nta mvuru zibaho, kubera ko iyo bamukuye bahita bashyiraho undi, gahunda zigakomeza. Ariko abaturage iyo bashatse gukora ibintu by'ubusazi byo kuvuga ngo barajya mu mihanda, ngo barajya guturitsa ibikorwa rusange, bakajya gukora akavuyo, ibyo ngibyo aba ari ubucucu, bari n'ubugoryi, nta musaruro bivamo, usibye yuko ingaruka mbi zigaruka kuri bano baturage, kubera ko bo bakoze iki, bihaye inshingano udashoboye. Rero n'igihe umuyobozi, kandi n'ubwo umuyobozi ashobora gukora ibintu bya kufuru ukabibona, ukabona ko ari kufuru igaragara, kandi umuyobozi akaba yanagirwa n'inama akigishwa n'abamenya ariko ntiyumve, mu gihe nta mbaraga mufite, icyo gihe ntabwo ushinzwe kumukuraho, nta n'ubwo ushinzwe no kuvuga ngo aveho, kubera ko nta mbaraga ufite. Kora ibyo ushoboye. Fa aqimu sala wa atu zaka, sari, utange zaka, ukore n'ibindi bikorwa bya ibada bisanzwe. Iby'umuyobozi bireke birakurenze, birenze ubushobozi bwawe. Niba yarahakanye abayobozi bakamugira inama ntiyumve, fa alayhi kufruhu, ubuhakanyi bwe niwe buzagaruka, igihombo kiri kuri we kubera ubuhakanyi bwe. Ntabwo ibyo ngibyo bishinzwe. Ntabwo Allah azakubaza kuki umuyobozi runaka yahakanye, wowe ntiwamukuraho, kubera ko ntabwo Allah azabikubaza kandi nta mbaraga wari ufite. N'abari kumwe nawe bari bafite ubushobozi bwo kumukuraho nibo bazabibazwa, wowe ntabwo uzabibazwa, kubera ko ntabwo uri mu nshingano zabo. Nk'uko udafite ubushobozi bwo kujya gukora hija, udafite amafaranga yo kuzajya gukora hija, Allah ku munsi w'imperuka ntabwo azakubwira ati kuki utashakishije amafaranga ugiye muri hija. Mu gihe nta bushobozi ufite, ntabwo idini rigutegeka ngo ukore iyo bwabwa ngo uhatirize ngo ujye muri hija nubwo wakwiba. Ariko bakawarije bo muri hija ntabwo bakora ubusazi bwo kwiba, ariko muri jihad bashaka kuzana akavuyo. Ari ibyo n'amategeko yandi bahagomye kujya bakora iki, bahatiriza. Ariko kubera gutana kwabo no kumva ko ibintu byose bishingiye mu kumena amaraso no kwica, bangiza idini ry'Ubuislamu bagaragariza abatari abayisilamu yuko idini ry'Ubuislamu ni idini ryo kumena amaraso gusa, ni idini ryahagaze cyangwa se ryabayeho kubera umuhoro. Kandi ntabwo idini ry'Ubuislamu ntabwo ryabayeho kubera umuhoro. Abibeshya ariko ngo Ubuislamu ngo bwahagaze cyangwa se bwabayeho bwagize imbaraga kubera umuhoro, yani ngo bukabeshwaho n'umuhoro, ntabwo ari byo. Kubera ko yaza kuba ari umuhoro, iyo Ubuislamu buza kubaho kubw'inkota, abantu bari kubindyarya, bari kujya binjira mu Ubuislamu kubera gutinya kwicwa, bikarangira babaye indyarya. Ariko Ubuislamu bwabayeho bid'awati ila Allah, kubera guhamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala no guharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe mu bikorwa garagiramana no kwirinda iki, no kubabuza ibangikanyamana. Iki nicyo cyahaye imbaraga Ubuislamu, guhamagarira abantu Ubuislamu bil hikmati wal mu'izati al hasana. Ntabwo Ubuislamu bwigeze bubeshwaho n'inkota,
hari abantu uzumva bibeshya bavuga ati ngo Uislamu ngo bwabayeho kubw'inkota, ntabwo ari byo. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yakoze ivuga butumwa imyaka 13 imaka, ntabwo yigeze irwana, ariko abantu bakoze iki? Abantu bize Uislamu barabumenya. Ba Abubakar ntabwo binjijwe mu Uislamu n'inkota, ba Umar na ba Uthman n'abandi nk'abo ngabo, al-muhajiruna bose, abimukira bose binjiye idini mbere y'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yimuka iva i Maka ikajya i Madina. Ntabwo binjiye mu Uislamu kubera inkota. Ndetse ni Madina, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yimukira i Madina, ntabwo ari cyo gihe Uislamu bwagera i Madina, igihe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yimukira i Madina. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yohereje umuvugabutumwa, yohereje umuambasaderi wayo Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Intumwa y'Imana yohereje Mus'ab ibn Umair mbere yuko yimukira i Madina. Mus'ab ajya gukora da'wa, yigisha abantu Qur'an, yigisha abantu sunna, yigisha abantu imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Abantu binjira idini arabigisha. Intumwa y'Imana yageze i Madina tayari abantu barinjira idini, barabaye abayisilamu, nibo baje no kumwakira. Bakina Abu Ayyub al-Ansari, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yashikiye mu rugo rwa Abu Ayyub al-Ansari. Uislamu yabukuye he? Yabukuye kwa Mus'ab ibn Umair, yoherejwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mbere itari yimukira i Madina. Mus'ab ajya kwigisha abantu nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagiye yohereza ubutumwa butandukanye. Urumva ahangahe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yohereza Mus'ab i Madina kujya kwigisha. Intumwa y'Imana ikiri i Maka, nta ngabo Mus'ab yajyanye nazo, nta n'igitero yagiye gutera abantu i Madina, yagiye kubigisha. Qala Allahu qala Rasul. Nukuvuga intumwa y'Imana ageze i Madina yisanga abantu barabaye abayisilamu. Iyo tugomba kumenya Uislamu ntabwo bwabayeho kubera inkota, ahubwo idini jihad yashyizweho mu ntego zatumye Allah ashyiraho jihad ni ukurinda bwa Uislamu. Nyuma yuko abayisilamu maze kwinjira mu Uislamu, maze gusobanukirwa, abahakanyi bajyaga bahotera abayisilamu bakabahuguza. Allah ashyiraho mu ntego zatumye Allah ashyiraho jihad ni ukugira ngo Uislamu butazakora ikintu butazavugirwamo. Ushaka kwinjira mu Uislamu azabwinjiremo, n'utabishaka azakomeza kuregwa da'wa, ariko ntihazabeho gukora iki? Ntihazabeho kubuza abantu kwinjira mu idini. Kwanza kubijyanye na jihad, Allah yabanje kubabuza, yabanje kubuza kurwana jihad. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata. Iyi aya igaragaza muri suratul Nisa, Allah agaragaza yuko yabanje kubwira abantu kuffu aydiyakum, murinde amaboko yanyu, nta kurwana biriho. Iyo ni intambwe ya mbere jihad yanyuzemo. Abantu babujijwe kurwana, nta mirwano ihari. Mwebwe musari, mutange zaka, mukora ibindi bikorwa, iby'imirwano byihorere. Intambwe ya kabiri muri suratul Hajj aya 39, Allah nibwo yemere abemera Imana. Jihad ntabwo yahise igira itegeko ako kanya. Nyuma yo kubuzwa, Allah yahise abakora iki? Yahise abemerera kurwana jihad. Aravuga ati udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, muri suratul Hajj. Aho Allah avuze ati ngo babandi barwanwa, mbega b'abayisilamu barwanwa, bemerewe kurwana, mbega kwirwanaho kubera ko bahugujwe, kubera amahugu bakorewe. Kandi mu by'ukuri Allah kubatabara arabishoboye, kandi Allah kubatabara arabishoboye. Iyi ni aya yabanje kumanuka yo kwemerera babandi bahuguzwa kwivuganira cyangwa se kwirwanaho no kuba bakora iki? Barwana ariko bitabara, ariko badajya gutera. Byashiye mu byiciro bigeze muri 5. Iki ntabwo ari igihe cyo gukoza iki, ntabwo ari igihe cyo kubivugaho. Gusa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah n'abandi bamenye bavuga yuko izi nzego jihad yanyuzemo, inzego 5 jihad yanyuzemo, izi nzego zizakomeza gukora, zizakomeza kubaho bijyanye n'ubuzima bw'abayisilamu bazaba barimo quwwatan wa da'fa, bijyanye n'ubuzima abayisilamu bazaba barimo yaba mu gihe bafite imbaraga no mu gihe badafite imbaraga, ari abanyantege nkeya. Izi nzego zizakomeza gukora. Igihe abayisilamu badafite imbaraga, hazakura rwa rwego rwa mbere rwo kubabwira ati kufu aydiyakum, murinde amaboko yanyu ntimurwane, musari, mutange zaka, mukore n'ibindi bikorwa mushoboye gukora. N'igihe abayisilamu bafite imbaraga zo kwirwanaho, bazakoresha urwego rwa kabiri ruvuga ati udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu,
b'abayisilamu barwanywa n'abahakanyi bahawe uburenganzira bwo kwirwanaho kubera ko bahugujwe kandi Allah kubatabara bishoboye. Ubwo mu rwego rwa kabiri. Urwego gatatu naho Allah yabwiye abemeramana aho yabwiye ati waqatilu alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu, murwanye babandi babarwanya, murwanye babandi babarwanya wala ta'tadu, kandi ntimuzaringere. Abarwanya muzajya murwanya. Naho nijya abayisilamu bafite imbaraga, mu gihe adafite imbaraga ntabwo byemeye kurwana, ahubwo mujya mu mishyikirano, mujya mu masezerano nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagiranye amasezerano n'Abakuraishi. Ijye gukora umra, igiye gukora ibada ya umra, barayangira, baravuga ati subirayo, ntabwo uyu mwaka nta umra ihari, subirayo uzakora umra umwaka utaha. Nuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam isinya amasezerano n'abashirikina n'Abakuraishi, amasezerano yo kutarwana, amasezerano y'amahoro mu gihe cy'imyaka 10 nta ntambara ihari. Rero mu gihe wese badafite imbaraga hagomba gukora bwa buryo bw'amasezerano. Niyo mpamvu hari abantu usanga bikoma ibihugu bya Kiislamu ntacyo bimariye Uislamu. Ni iki bibura kugira ngo bijye gutabara abayisilamu muri Gaza? Nta mbaraga zihari zo kurwanya Abanyamerika no kurwanya Abayahudi. Niyo mpamvu uzabona ibihugu bya Kiislamu bijya mu masezerano, bijyana amasezerano n'ibihugu bifite imbaraga kubera ko nta bushobozi buhari. Ari nabyo bamenye bavuga bati Abanyapalestine, igihugu cya Palestine, abantu bagomba kwemera bakajya mu masezerano y'amahoro kugira ngo abantu bakomeze babeho. Ko gukomeza kujya kwiyahura biriya bikorwa Hamas ikora by'ubujiji byo kujya guturitsa, ingaruka biteza nuko abayisilamu bicwa, ugasanga naya naso bari kuvuga ngo naya nkunga bari kuvuga ngo batabawe ntayo. Ejo bundi hari umwe mu bayobozi ba Hamas bari kubazwa ibibazo, bari kumuhata ibibazo, bari kubaza se madha qaddamtum, ise niki mwakoze muri imyaka ibishize muri kurwana? Kuko abanyamakuru babazi kubaza, bamubajije ibibazo aho kugira ngo asubize atangira kuvuga nabi, atangira kuzamura pressure no gukora kino kurakara. Bari kukubaza niki mwakoze, mumaze imyaka 2 muri kurwana, ariko se niki mwageze? Mugomba kwibarurira. Mu byukuri urebye ntacyo bagezeho, usibye gusa kwicisha abayisilamu no kwicisha inzira karengane. Kubera iki? Kubera kwishora mu mirwano udafitiye imbaraga. Nyuma watsindwa ugatangira gukora iki? Ugatangira kwikoma ibihugu bya Kiislamu ngo byaduteranye, ntacyo batumariye, ntaba nafiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. N'inkunga zije gufasha abantu kubera inzara, zije gufasha abanyegaza, ugasanga b'Abakhawariji ntago bashaka inkunga, bakavuga ati ngo ni haramu, ngo ntibyemewe. Inkunga zije gukora iki? Zije gufasha Abanyapalestine. Ukibaza se aba bantu Ubuislamu ari kurwanya n'ubuhe? Bari guteza akavuyo abayisilamu, abanyegaza, ibibazo barimo nibo ntandaro. Abakhawariji nibo ntandaro, nibo batumye ibibazo babijyamo. N'inkunga zikuza zo kubazanira ibiryo nazo ntago bazishaka, ntago bashaka inkunga ngo zize gufasha iki? Abanyegaza. N'abandi noneho kubera ubugome bubi n'imitima bafite imitima nk'iya shayitani, abandi bagaragaye bakora business muri izi nkunga zo gufasha abantu. Bagafata nk'udushashi nka 5 bakagenda baduhereza abantu bagakamera, bamara kutubahereza umwana bakamuhereza udushashi tungahe, noneho kamuherekeza bari gukamera, yagera imbere bagahita bazimya kamera, bagafata ya mashashi bakayabambura, bakajya kuhereza abandi bari gukora iki? Bari gushaka takrira, bari gushaka raporo. Hari abantu bagiye bakora business muri aka gahinda abantu barimo, no muri kibazo abantu bari mu nzara, abandi aba ikhwan n'abantu ba bid'a ubibereye muri business zo kugenda bakora iki? Zo kugenda gusa birira iby'abandi, bagafungura za konte zo kujya boherezwaho inkunga, hanyuma bakajya gukamera byo kubeshya abantu, bagahereza abana, umwana yagera imbere bagahita bakora iki? Bagahita bamwambura ya shashi irimo ibiryo, bakabakoze raporo, bagashaka abandi gutyo. Ibyo byamenyekanye gute? Ni Abanyapalestine bagiye bakora iki? Bafata utuvideo bagaragaza ibyo bari gukora. Ibyo ni ibintu bihari bakoze. Ni ukuvuga rero ntibyoroshye. Sheikh aravuga ati ngo kubera ko kwikomeka ku buyobozi biberamo akavuyo n'ubwononyi birenze amahugu aba yabayeho cyangwa se aba yakozwe n'umuyobozi. Udushingiye rero kuri ibyo, ntibyemewe kwigomeka ku buyobozi keretse igihe umuyobozi yaguye mu cyaha cy'ubuhakanyi. Ubukuru buri ku mugaragaro, bugaragara, bweruye, kandi twaba dufitiye gihamya y'ubwo buhakanyi ko ari ubuhakanyi koko, gihamya iturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'abamenyi bakaba barakoze iki? Baramukuriyeho urwitwazo uwo muyobozi, baramusobanuriye, agakurirwaho urujijo yari afite, hakaba hari n'imbaraga
zishobora gukora iki gutuma bigumura ku muyobozi banamukuraho wa ta'yinu hakim muslimin badalan minhu ndetse bakanashyiraho n'undi muyobozi w'umuyisilamu ujya mu kimbo cya wa wundi bakuyeho ayo twavuze duti gukuraho umuyobozi muri iki gihe tugezemo ntabwo umuturage niyo abaturage bakwiteranya ari 1000 ntabwo bashobora guhirika umuyobozi ngo bamukureho kubera ko umuyobozi abafite ingabo abafite igisirikare mu gihe tugezemo nicyo gifite ububasha bwo gukuraho umuyobozi kikimikundi rero avuga ati nibyemewe gukuraho umuyobozi n'igihe hamaje kuzuza ibisabwa byamaze kuzura kondisiyo zimaze kuzura zo kumwigomekaho no kumukuraho akurwaho hagashyirwaho undi muyobozi w'umuislamu umusimbura badalan minhu umusimbura agashyirwaho urumva ako ni akazi k'igisirikare k'abayobozi bakuru b'igihugu ntabwo ari akazi ka buri muntu umwe gusa kabari muntu umwe abantu usanga barihebye ubuzima bwarabananiye ugasanga akoze iki ahisemo kujya gukora iki kwiyahura fa idha lam tujad hadhihi shurut mujtami'atan igihe izi kondisiyo zitabayeho ngo zibe zuzuye igihe hatabonetse izi kondisiyo ngo zuzuye zose ziba zuzuye fal khuruju alayhi muharram ukwigomeka ku muyobozi aba ari ikizira aba ari haramu mu gihe izi kondisiyo zituzuye igihe izi kondisiyo zose zitabayeho ngo zuzure icyo gihe kwigomeka ku muyobozi no kumwigumuraho no gushaka kumuhirika aba ari ikizira Sheikh aravuga ati mu gusoza wa min ash-shawahidi ala mukhalafati as-sururiyyati wal ikhwani al-muslimin li ahli sunnati fi hadha al-asl ta'yid as-sururiyyati ma yusamma bith-thawrati war-rabi' al-arabi Sheikh aravuga ati no muri gihamya zigaragaza ugutandukira kw'abasururiya n'aba ikhwani ukunyuranya kwabo n'abantu ba sunna kuri uyu musingi w'ubuyobozi ta'yidu sururiyati ma yusamma bithawrati ni ugushyigikira kw'abasururiya aho usanga bashyigikira ibyitwa ngo ni imyivumbagatanyo n'impinduramatwara ni uko usanga bashyigikira imyigaragambyo imyivumbagatanyo impinduramatwara warabi'il arabi nibyo bise arabi'il arabi arab spring bimeshi y'abarabu wa tahribuhum ash-shu'ub ala hukamiha naho usanga bagumura baturage ku bayobozi babo ikigaragaza yuko abasururiya n'aba ikhwan baciye ukubiri bakanyuranya n'abantu ba sunna kuri uyu musingi nuko usanga bashyigikiye ibyitwa athawrat impinduramatwara aho usanga bashyigikiye ibyo bikorwa banagumura abaturage n'amahanga bakayagumura ku bategetsi babo no ku bayobozi babo ba Muhammad Hassan al-Misri abitwa ba Abu Ishaq al-Huwaini abitwa ba Yaqub abitwa ba Abdussalam Wahid Bali mu mwaka wa 2012 ubwo bari kurwanira ko Morsi yajya ku butegetsi baragaragaye bajya ku mugaragaro aho ba Muhammad Hassan ubwo yari kuvuga ati ari kwiratana uburyo yagiye mu kwigaragambya yasohotse mu myigaragambyo aravuga ati kharajtu ana wa zawjati wa auladi ibyo birahari bisauti wa sura we ubwo bivuga biri mu mashusho ndetse no mu majwi agaragara avuga ati ngiye ubwanjye nagiye mu myigaragambyo ndi kumwe n'umugore wanjye n'abana banjye kugeza ubwo abandi bagezeho ngo bavuga ati ngo iyo ngiyo ngo ni thawratun mubaraka bise ko ari imyivumbagatanyo ngo y'umugisha yuje umugisha irimo ibyiza byinshi n'ibindi byinshi bagiye bakora ibyo byose kandi abangaba n'abasururiya n'aba ikhwani bavanze ni bigaragaza yuko aba bantu ntabwo bari muri ahli sunna abasalafi ntabwo bashyigikira ukwigumura ku buyobozi n'imyigaragambyo no guhirika ubutegetsi gutera za kudeta abayobozi no kubavuga abayobozi mu ruhame ku karubanda ibyo byose abantu bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam wa hum salafiyun aribo basalafi ntabwo babyemera kubera ko al-adilla bafite gihamya ziri wadiha zigaragara zeruye bafite gihamya zibabuza ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'ubwiyahuzi byo kwigumura by'urugomo byo guteza umutekano mukeya by'abantu usanga bigamba ngo barashaka ngo bahabwe ukuri kwabo ariko bagashaka kunyuza mu nzira zitemewe n'idini
abantu ba sunna bari kuri ibi bikorwa hamwe no kuba bano bakhawarij twavuze wagairu nabo tavuze hamwe no kuba uzasanga basa n'abantu ba sunna mu bijyanye n'imyambarire n'uburyo bagaragara bil hadi dhahir bafite ubwanwa bambara za nisfu sak abagore babo bambara niqabu hamwe n'ubwo usanga basa n'abasalafi mu bijyanye n'uburyo bagaragara ariko haulai laysu bisalafiyin abantu ntago ari abasalafi n'abantu ba bid'a mubtadi'atun dhullal n'abanyabyibano barayobye nubwo bakwigisha ibitabo bya sunna nubwo bakwigisha kitabu tawhid bakigisha al-usul thalatha masail al-jahiliya kashfu ash-shubuhat bakigisha ibitabo bya Muhammad ibn Abdul Wahhab byose nkuko al-Imam al-Sheikh Ubayd yakunda kubivuga igihe yabaga ari kuvuga ibitabo by'abamenyi bakuru nk'ibitabo bya Sheikh al-Islam n'ibitabo bya Ibn al-Qayyim ibitabo bya Muhammad ibn Abdul Wahhab ntabwo yavuga ati kutubu Sheikh al-Islam ahubwo yavuga ati maktabatu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa maktabati Ibn al-Qayyim wa maktabati Muhammad ibn Abdul Wahhab hamwe nubwo bakwigisha ibitabo by'abamenyi bakomeye ba sunna hamwe nubwo babyigisha mu bigo byabo bakabyigisha mu masomo yabo fahum dhullalun wa mubtadi'atun barayobye kandi abanyabihimbano hatta yatakhallasu min hadhihi albid'a wa ghayriha bazakomeza kuba abanyabihimbano kugeza baretse ibi bihimbano byabo byo kwigomeka ku buyobozi no kuvuga ubuyobozi nabi bazaguma ari abanyabihimbano cyetse igihe baretse iyi bid'a n'izindi bid'a bafite bakazireka bakareka n'ubuhizbi bakareka no gushyira udutsinda tsinda n'udutsiko mu Buislamu n'utuntu tumeze nk'amashyaka mu Buislamu ntibashobora kuva muri bid'a ntibashobora kwitwa abantu ba sunna ngo babe basalafi keretse igihe barikanye na bid'a zabo zose kuyo rero ntabwo umuntu kugira ngo cyo ari umuntu wa sunna ntabwo apimirwa gusa ku buryo agaragara ntabwo apimirwa gusa ku bwanwa bwe ku kanzu ye iri kuri sunna ikurikije uburyo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bivuze ntabwo areberwa gusa ku mugaragaro no mu mvugo ze gusa ahubwo anareberwa no kuri ya misingi areberwa kuri ya misingi yose ya sunna hatta tajtami'a alayhi khisalu sunnati kulluha ntabwo umuntu byemeye kumwita ko ari umuntu wa sunna keretse igihe imisingi ya sunna yose ayujuje kwitwa umuntu wa sunna ntabwo ari ibintu byoroshye biri usanga abantu gusapimira gusa mu bintu bimwe na bimwe gusa usanga dafata umuntu agatamwita ko ari umuntu wa sunna cyangwa se ko yakwigisha igitabo cya Muhammad ibn Abdul Wahhab cyangwa se ko yigisha igitabo cy'abamenyi ba sunna agatamwita ko ari umuntu wa sunna ntabwo ari byo hatta tajtami alayhi khisalu sunnati kulluha keretse ibijyanye na sunna byose amaze kubyuzuza rero mu gihe umuntu agifite bya bipimo byo kurebera umuntu ku bwanwa no kurebera gusa kuri bimwe mu bintu umuntu aba ari ukwibeshya icyo gihe umuntu aba ari kwibeshya cyane ntabwo umuntu kugira ngo amenyekane ko ari umuntu wa sunna ntabwo apimirwa ku bintu bimwe na bimwe gusa ahubwo arirwa mu mpande zose za sunna ese sunna zose z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam imisingi yose ya sunna uyu muntu arayujuje cyangwa ntabwo ayujuje ashobora kuba imisingi yose ayujuje ariko akaba ari kharijiyun akaba muri babakhawarij al-qa'diyya babakhawarij bagumura abantu ariko bo ntibajye kurugamba bakagumura abantu mu mvugo uyu bari umukhawarij nubwo yahora yigisha kutubu ibitabo by'abamenyi ba sunna nubwo yahora yita ko ari umusalafi ariko yabari mu bitadi'un kuko kwiyitirira ikintu ukirengaho ntabwo babisobanuye kuri wa wundi uri umwe muri babandi witiriye n'ubundi ukomeza kuguma wa wundi ikirebwa n'ikini al-haqa'iq harebwa umwimerere w'ibintu n'ukuri kw'ibintu ntabwo harebwa al-musammayat ntabwo hashingirwa ntabwo ibintu bishingirwa gusa mu nyito zabyo gusa ngo barebe gusa izina gusa kuko uyu muntu yitiye umusalafi tayari ni umusalafi cyangwa se ko uyu muntu akunda kuvuga imvugo z'amenyi ba sunna cyari bakina Muhammad Hassan niwe wagira iyo ngiso yo gukoresha imvugo za Sheikh al-Islam imvugo za Ibn al-Qayyim aho bwati ngo qala sheikhi wa habibi agazana imvugo ya Ibn al-Qayyim akazana imvugo z'amenyi ba sunna rimwe rimwe akaba yatanga n'amateka ba Sheikh Ibn Baz ba Sheikh Ibn Uthaymin ba Sheikh Albani ubwo rero umuntu utazi sunna cyangwa se umuntu kundi kumva ari kuvuga gusa amenyi ba sunna agahita amushyira kuri sunna kubera ubujiji budasobanukirwa sunna icyo ari cyo nubwo yatanga imvugo z'amenyi ba sunna gusa arizo zirwa mu kanwa ke gusa ari nazo ziba zanditse mu bitabo bye mu gihe bagifite maslak akigendera ku nzira z'abantu ba bid'a aba ari umunyabihimbano Allah turinde kuba umunyabihimbano ni ukuvuga rero aba ikhwani n'abasururiya mu misingi banyuranyije n'abantu ba sunna ni ugushyigikira imyivumbagatanyo imyigaragambyo impinduramatwara akorwa n'abantu barayishyigikira ndetse bakanashishikariza n'abantu
kwigomeka ku buyobozi bwabo mu mvugo no mu bikorwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tugarukira ahangaha Sheikh Abubakar ndamusaba yuko hari ta'liq hari comment cyangwa hari commentaire yatanga nkeya kuri iri somo inshallah, hanyuma tugasoza. Barakallahu fikum. Naam Sheikh. Jazakumullahu khairan. Ibyo mwigishe byasobanutse ndetse n'ubusobanuro burambuye twabonye. Icyo nakongeraho nuko abantu bavuga gutyo ni benshi, hari abantu batabizi ariko bagomba no kubimenya, cyane cyane iyo bashaka kugereranya intumwa y'Imana Muhammad ndetse na Isa. Baravuga ngo nimurebe ukuntu idini rye ryakwirakwiye, ngo nta nkota ibayeho, nta n'amaraso amena. Ariko noneho murebe ubusilamu bwa Muhammad uyu nguyu, ukuntu habayeho kumena amaraso, kwica abantu uko bavuga. Tabani icya mbere tugomba kumenya nuko sahibul ijmalat, umuntu uvuga amagambo rusange gutyo, ntabwo byemeye ko amagambo ye yenderwaho gutyo gusa. Kubera ko ndamutse nze nkavuga ngo runaka arabeshya ntagaragaje aho yabeshye, icyo gihe nshobora no kumubeshyera. N'ibyo ngibyo biza kwemerwa, hari kujya habaho ko abantu baza bagashira itihamati ku bantu bitari icyo. Ni cyane. Icya kabiri ni uko nguko atari ukuri nk'uko twabibonye mu somo. Sheikh Allah mwongere yaduhaye ingero nyinshi cyane, nanjye ndongeramo zimwe muri zo. Hari imijyi myinshi intumwa y'Imana yafunguye nta kibazo rwose kibayeho. Urugero baduhaye Madina, reka nongereho na Yemen. Yemen intumwa y'Imana yoherejeho Muadh ndetse yoherezayo na Abu Musa al-Ash'ari, bajya gukorayo dawa. Niyo turebye mu by'intumwa y'Imana yamubwiye, ntiyigeze amubwira ngo uzarwane. Yaramubwiye ngo innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, mu by'ukuri ugiye usanganira abantu bahawe igitabo. faltakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Icyambere uzaheraho ubahamagara Allah subhanahu wa ta'ala kizaba ari ubuhamya bubiri, guhamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuretse Allah. Intumwa y'Imana iti fa innahum ata'uka lidhalika, niba kumvira muri ibyo ngibyo, fa'alimuhum anna Allah astarada alayhim 5 salawat, uzababwire yuko Allah bategetse iswala eshanu fi kulli yawmin wa layla, buri swala ndetse na buri joro bagomba kuzisariza iswala uko ari eshanu. Noneho nyuma ababwira ku bijyanye na zaka, ibintu bitatu. Ntabwo harimo kubabwira ngo uzabarwanye, ma'al ilm, hamwe no kumenya ko igihugu yaragiyemo ni igihugu kitari icya Kisilamu. Kandi nanone ibyo wari umuco noneho na nyuma y'intumwa y'Imana w'abaswahaba kohereza abantu mu bihugu bigiye bitandukanye, wari umuco w'abamenyi nk'uko bizwi muri dawlatu al-Abbasiya na dawlatu al-Umawiya, keretse niba badashaka gusoma amateka. Icyo ni kimwe mu byo batubwiye kandi byiza. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala hari aya nyinshi yagiye atugaragarizamo ibyo. Muri zo iyo tugiye muri surati al-Mumtahana aya 8 n'iya 9 harimo ibi bintu. Allah aravuze ngo la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah ntabwo ababujije kuri babandi batigeze babica babaziza idini ryanyu cyangwa babasohore mu byanyu, an tabarruhum, kukuba mwabagirira neza, watukusitu ilayhim, ndetse mukanagira n'ubutabera kuri bo. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, mu by'ukuri Allah akunda abagira ubutabera. Noneho aya bakomeza n'indi twajya kuzisoma. Izan ibi ngibi ni ibigaragaza idini ryacu ntabwo icyo ngicyo ari cyo ryubakiwe. Icyo ni icyane. Icya kabiri, kuvuga yuko idini ryamamaye nta nkota ibayeho, hadha kadhibun mahdud. Ibi ngibi ni ibintu bitari ukuri. Niba mubishaka muzagende musome mu bantu, ntabwo nibuka imirongo, ariko muri Bibiliya harimo imirongo ibwira abantu ukuntu bagomba kwica abantu n'inyamaswa n'amatungo n'ibiki. Allah naduha umwanya ibyo tuzabisoma. Icyo ni icya mbere muri ibyo ngibyo tabani. Kuri icyo cya kabiri, icya kabiri kuri bo ni uko bagiraga ibita al-hurubu salibiya, intambara z'abanyamisaraba, nabo bajyaga kurwana. Icya gatatu ni ubukoroni, bagize ubukorone mu bihugu bigiye bitandukanye. Ala sabili misali, nko gutanga urugero, ese mu Rwanda urugero ubukristo bwaje gute? Bwazanwe n'abaki? Ntabwo bwazanwe n'abakorone.
noneho duhindukire gato turebe ubusilamu bwo bwaje gute. Ibi byose ni ibintu byisubiza. Abasilamu baje abacuruzi, hari n'abakomisiyoneri wenda nabo bazanye n'abakoroni muri ibi bihugu b'abakomisiyoneri bo muri Yemen, ariko nanone nta gushidikanya ko aribo bambitse abanyarwanda, babambika ibyo bitaga izara na rida. Uburyo baje mu Rwanda, icyo bavuga bashira imbere ni abazanye n'abakoroni, bagashyira imbere b'Abarabu bidafite aho bihuriye n'idini, bazaga gufata abacakara. Ariko iyo tuje kubazanye ubuyisilamu mu Rwanda, urugero baje barwana none iyo dufasha abazanye ubukristu, baje bakoresha uburetwa abanyarwanda, yego kuki ibyo batabivuga iyo bari kuvuga ibyo? Rero iki ni ikigaragaza ko gusiga ishusho y'umuntu, yani icyasha, ukoresheje amagambo yawe ari muri rusange, ibi ngibi ntawe utabishobora. Ariko ikiba gikwiye ni uko umuntu avuga ibintu ilmiyan, akazana inyandiko n'ibiki. Icyanyuma ni uko bari abantu bakora iterabwoba hirya no hino, hari aho bataniye n'idini henshi muriho. Ntaho byabaye intumwa y'Imana yicagwa ukwica bita al-ghadr. Kwica bita al-ghadr ni ugucunga abantu bibereye mu byabo, ukabubikira ugahita ubagabaho ibitero mpaka bose bapfuye. Ibyo ngibyo ntabwo bizwi ku ntumwa y'Imana n'abaswahaba bayo, ko bajyaga gutira gute gutungura abantu bakabagwa gitumo. Ubwo muraje mu byumve neza. Nanone ku bijyanye n'amategeko y'ubu bya Kisilamu, ku muntu wavuye mu Isilamu, ntaho byabaye intumwa y'Imana yohereza abantu ngo mugende mucunga amazu n'aya yose muhite muyaturitsa, cyangwa se hari abibajije ngo guturitsa se habagaho bombe. Hari ibintu byabagaho bitaga manjanika. Kuri icyo gihe bakubitaga mu kintu bigasenya n'ibirindiro bimeze nk'ibiri kwaka n'umuriro. Hari abantu wenda bagiye babizi, ariko si ibyo ngibyo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yarabikoraga. Cyangwa hari amategeko muri fiqh bigisha kahabwa iminsi runaka n'ibiki. None ugasanga abakhawariji bafite ingeso yo kuvuga ku binyamakuru byabo ngo twatwitse inzu 80 n'abantu turabatwika, ngo impamvu twabatwitse ni ba murutadi bavuye mu Busilamu. Umva ukuntu babishe, bagiye batwika inzu zabo. Nanone ugasanga bafashe agace basenya inzu barazitwika. Ese ibi ngibi biri mu buhe Busilamu? Ni ryari intumwa y'Imana n'abaswahaba babikoze kwica muri ubwo buryo? Binabaye kuri za mpamvu twagiye tubwirwa bagiye kwirwana mu gihe babangamiwe. Ashahidi ni uko bari ibintu bakora atari byo. Icyanyuma muzabumva, njyewe narabiyumviye na shekhi yigeze kubumva, aho babigamba bavuga ngo umusilamu agomba kuba umuteroriste. Ibaza ariko ngo umusilamu agomba kuba umuteroriste, umuntu nyine ukora iterabwoba, nuko ngo agomba kubaho. Ese niko intumwa y'Imana yari imeze? Niyo dusomye sira ndumva ibyo ngibyo atari byo dusoma ku buryo twavuga gutyo. Wallahu musta'an. Ndumva ari navuga mu myanganire n'izindi magambo. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khairan. barakallahu fika, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.